mwana mwazambabariye bwa rimwe mukansabira umuntu bita Scovia akankura mu kanwa bro. Scovia je urashaka kuva mu itangazamakuru ni utangiye kuvuga umuyobozi w'itangazamakuru na nge ntago ndi umunyamakuru. je Scovia niwe ni nyokobuja. Ntago ndi umunyamakuru. je Scovia ni nyokobuja bro. Ntago ndi umunyamakuru jewe. Uri umunyamakuru. je ntago ndi umunyamakuru. Scovia ni ushinzwe itangazamakuru namwe murimo. Ntago ndi umunyamakuru jewe. Scovia namubajije inkuru ya John impamvu batamufasha kandi afite ikarita ya RMC. Ansobanurira ko yabaye expired arabivuga arangije ngo ntabwo rero ari umunyamakuru. Ngo difada ngo urebye ngo ni nkawe. Ntiyambaze. No. Reka ngurebye nubwo intambara bagiyemo byagenze bite urumva ngurebye ngo neza ngo John ngo ni nkawe. Yarari kumbwira ko narihereye ndarira Yavuga kuri nawe uri baringa. ko ntacyo nuva ngo ntacyo ndico. Urumva Ngero mu munsi abiri mwe muvugana nawe ni ubigire kuri kamera niba bihagazeho niba bihagazeho bivugire kuri kamera. ahantu ntago kamera yakora mu minota mike bivuze ngo ntabwo ibyo uri kuvuga ubihagaze. Oya ahantu ndi ntago biba birakunda ubu tuvugana ariko iminota nk'icumi 15 nshobora kuba najya kuri kamera. Ahantu ndi ntago bikunda. Niba mwumvishe neza ugize ubwoba bwo kuvuga ibya Scovia tukureba kandi nabivuze kuri YouTube. wavuze ngo iki? Nakoze ikiganiro cyiza cyane ukuntu ari igisambo ntiyibye se bakamufunga. Wavuze ko Scovia yibye? Yaribye baramufunga yabaye peseka umwaka. Ibyo bintu uvuze wabisubiramo? Kandi mbivuze bro. Wabivuga kuri kamera? Kandi nabivuze kuri kamera mu kiganiro. Reba titre yacyo ukuntu ivuga. Scovia ni Scovia uhe wavuze? Mutesi. Reba titre yacyo. Seba dufite cyangwa wavuze Mutesi Scovia. Ese nawe muramvanga mwa. Godifa warangije izina rugiye kuvuga. Ayiwe Godifa nasuga kubita fundi guruka. Waturiye mu gafuka. Oya mwe mwumvise ibindi bintu ndamumvise ngiye ngo bije. Godifa amagutwi yanjye arakora n'abantu twese turara. Nari negereje ko birangiza. Ngo cyangwa. Ariko nkunze ko mu mutinya mw'abakobwa mwe. Oya Godfather yisamye yasandaye bana turumiwe. Nisaba nasandaye kurinde. Oya ntago yasandaye ariko habuze gato. Uravuga ngo kurinde ngo nasandaye nisandaye kurinde? Mbwira numva. Nta muntu twavuze wari ugiye kumvuga njyewe yewe rero ntabwo mwamenya ngo bijo nyabone ko uba hano. umva ikintu mugomba kumenya ko kuva uyu munsi munamenye muhije munakigenderaho. Godfather inyama y'ubwoba ntayongeramo, nta muntu ntinya, Godfather ndubaha. Ngo wavuze kuri Mutesi Jolly mwa ko wabyanditse muri commentaire? Ndavuze ngo cyangwa uri kuvuga Mutesi Jolly ntabwo uri kuvuga Mutesi Scovia kuko Mutesi Scovia afite profile kurusha ya Jolly. Mutesi Jolly n'umwana wize icyo ni cyambere. Ntabwo Mutesi Jolly yarangije university zanye ko yabaye umukobwa mwiza icyo ni ikindi ni n'umukire cyose. Wabijyana kuri banki bakaguhereza amafaranga. Jewe ntajya nkora reka nze nkubwira ikintu kimwe sibyo icyo ntajya nkora ntabwo ngira umuntu igitangaza ibi ngiye ubinziho Jay tumaranye kabiri njya ngira umuntu igitangaza ariko nge ndamwemera urabizi ntega amatwi ikintu kirimo ndamwemera ntega amatwi uretse gato ntabwo ikintu ntajya nkora ni kimwe I'm not that person ushobora kugenda ngo harabiki urabizi ko ntabwo njya nkora ngo harabika urabizi ko Mutesi Jolly niba muvuzeho ndahaguruka ariko Godfather ntabwo ngiwe ndi muri gatabirasi. Senti thank you so much. Tumaranye kabiri sinjya mu mukomba kwaha k'umuntu turi kumwe. Mutesi Jolly nta kintu hagarariye ni umukobwa ukora nta kazi agira nta taita nicyo kuvuga so Mutesi Scovia ahagarariye RMC twumvikana ikintu kimwe
afite title so kuvuga Mutesi Jolly na Scovia n'abantu babiri batandukanye nituzangaho tugahamagara Mutesi Jolly amasaha Scovia n'umuntu ugenda hari agafata mikoro akabaza president ibibazo Mutesi Scovia bamugiriye icyizere bamuherega urwego rwa RMC barwambura kiriyo fasi barore Mane tubeseriye ntago barwambuye barore Godva urimo bisobanura nabi ntago barwambuye barore yaragiye mu zindi nshingano ego no ntabwo noze ntabwo abiyoboraga byombi mbere ko bareza zinoza icyo mvuga ni kimwe icyo mvuga ni iki turi kumwe urimo bivuze ko mushatse gushakuraga nkamufashe Mutesi Scovia mukekana ko Jolly amurenze Jolly se amurenze kuki ntago niko kuri bro nta kintu bahuriyeho umwe afite title afite imirimo umusiye muri compare ibintu bire incomparable no uri afite Mutesi Jolly umva nkubwiriza Mutesi Jolly nta ndi mukobwa mu Rwanda wamugereranya nawe bro ntabwo Scovia ari umukobwa uriya nibyo nakubwiraga ngo Mutesi Jolly muri muragereranya ibintu bitagereranyika batse gatamanza wumve Mutesi Scovia ni umuntu ufite akazi ku rwego rw'igihugu turi kumwe bro ni umuntu ufite inshingano ku rwego rw'igihugu Mutesi Scovia ahagarariye RMC cyese no mutazi mani ni umuntu ufite aya masaha ufite inshingano turi kumwe Mutesi Jolly muzanyemo muti no buretse gato rero kandi rero kuvuga ngo ntitugereranye ibintu tutagereranywa yes nyine ntitugereranye ibintu bitagereranywa nyine niyo ngona kwasaga mwarimo muzanye mute nyine tubitanye mute mwarimo muzanye mute Jolly nanjye ndi kubishaka nkabigura ngaho ubwo n'amazina yaraguye mva mbese kandi uba guhuza amazina ku bintu bidafite ahantu bihuriye birababaje nabyo bibiteye agahinda so rero Bwana Jay urumva urebye nta n'ibintu bidafite ahantu bihuriye bibiri tugahuza ibidafite noneho Godva ejo naragiye ndicara Keza wanjye atabite bari abantu ko filime yose bayitweretse kandi bazi ko barimo barayidownloadinga bano bana wabibonye nawe kirama gutya n'ubundi bari kubitwereka kandi abagomba kubikipinga filime y'abandi n'ubundi kuyishyize hanze ibyo Rufonsina azakinamo tubibonyemo bakaba barabyeditinga nako itumwa tunandemeye byanjye wagiye ngiye mu rugo ngaruka wabibonye kwagiye speed mood action ndavuze ngo mbereza amafaranga y'ibiti none ndamazi njaka mbereza iki ndarakunoboramo ago maso gawe none si ndi Kayonza ndi Nyagatare oya ndacyari Kigali uri mu Ruhengeri uri Musanze ndavuze ngo mbereza ibiti yanjye ubwo tugiye muri izi filime mbereza ibiti yanjye abamiyutinze neza kuva kweli ndiye muri inyuma n'abamiyutinze pe Kwiza yo urumva ibyo nakubwira ariko uretse gato mwereka guys igiye mubanze mu nkande nanjye ariko ngo wagiye kwiheta kuri Scovia kumwikundireza aravuga ati gakubitwe n'ingo bagiye njyewe yego haguzwe Rwanda Day Godva shaka abantu bose bakubwira muri Rwanda Day cyangwa se uretse gato muri Rwanda Day mu biki byose ukuntu mba meze nta mukene n'umwe tuba twegeranye nta mukene n'umwe tuba twegeranye none Scovia yamaze kujya mu cyiciro cy'abaherwe hajya Rwanda Day ni yindi twakubonye uri muragira murahurahura mu idirishya ry'imodoka Meddy yararimo yewe ndi guhunahuna muzikira Rwanda bikoresha nyine asira atamuzikira Rwanda bikoresha bakora gute kuri akuntu nyine ugenda ku modoka sigaye hunahuna akaye mwiduteranya muzikira Rwanda bikoresha muzikira Rwanda bikoresha ni interanya na Jay cyangwa ibindi birori byose bihuriyemo abanyarwanda nta mukene nagendana nawe mba nibereye hafi y'abakire ngwe he biju barakubwira ati
Sharata urata nambuza ikinyarwanda dukoresha. Ibyo witerekeye umupira reka bawukubita ishoti witerekeye umupira. Yes umwami. Nambuza ikinyarwanda dukoresha. Ni mukuru cyane. Urayizi hazemo akantu ko kwihangana hazemo akantu ko kwihangana ataje ntabwo mbuze ikinyarwanda mbikoresha imbabazi hakiri kare nambabarire pe je mbabarira ratambuze ikinyarwanda mbikoresha reka imbabazi ziza gutyo reka ngo kose ko mugiye kuduteranya ntabwo ari ukubateranya ntabwo ari byo je nyuma y'amagambo ariko hasi mundeke rata mbuze ikinyarwanda nkoresha wabuze ikinyarwanda akoresha avuga ko uhunahuna nicyo ryahunahuna mu idirishya rya Meddy ry'imodoka oya nyine hari video batanabonye ariko fata video Meddy mu modoka ariko kugira ngo uburyo mbi ariko fata video Godfather niyo mubwira utabasha kubana n'umugabo kagira utugambo twinshi nago waba cyawo none ngayibaze wowe none nago wabana n'umugabo bidutse n'utugambo tw'ukatarizera ingoto umva mubwire niyo musanga basenya Kirama b'abahungu banjye genda wihunahunire ngewe ndeke uzahura uvuye guhunahuna nshuti warabye message inbox kuri WhatsApp Riri reba ukuntu abitwa Barine wa Claude barimo baraza babwira Keza ngo tugambo twe ngo baza bavuga akagira utugambo kasuko numara kubona uzandabura uretse gato reba ukuntu abana bagenda bakubwira ngo kiro tugambo uri kwikinisha suguri guseka icyo utambesha wiseka ubusura umuntu w'umugabo wowe uravuga ati oya banza wikarume ngo ni wakubaka banza wikarume nk'umuntu w'umugabo bwa rimwe ngo ni wakubaka aracyaseka ubusa bro urumva nta mugabo wakemera umugore umuvugira mugira utuntu n'utugambo twinshi kandi nagiye mbikubwira inshuro nyinshi ntabwo ni Keza uracyomoka najyaga mbikubwira kenshi ntabwo ni Keza uracyomoka anyway ndanakuretse sinongera gutukana nawe kubera yuko kandi nyine mpora mbikubwira buri munsi mba nkugira inama ntabwo hano tuba turi kuri live ntugashyomoka nk'ejo nagiye kumva numva ubajije ibintu wamubajije ngewe nahise numva nazi kabisa riri Karame Keza agenda ajya kubaza ngo abantu ngo umuntu ngo wagusambanye utabishaka ntabyumvise je Keza wamuvuyo nyine ikibazo yakubajije ntacyumvise ndababara cyane none se riri mwihorera ari kugira aze kubona akuririra mwihorera ihangane kugira aze kubona akuririra urabizi riri ni umuntu wajya akakuniranya nawe riri ni umuntu wanjye arabizi ko mwemera cyane ariko ikibazo wamubajije ni icy'ubugoryi ngo iki akuririza uburyo tumukundamo ni ikibazo umuntu yabaza undi turagera ku 10 Banyarwanda bakiri ahangaha bagukanyukira ni mu nkandeho babahungu banjye ngo biva babahungu banjye ngo batangiye gusharinga live Jojo thank you Jojo babahungu banjye batangiye gusharinga live babahungu banjye batangiye gusharinga live mutangire munangandeho uko mu nkanda ho ngenda nzamuka naye ndagira ngo nihimure shaka basenze bankubi uzi uko ndimo ndaryama nkumva ndagudutse nabonana n'umuntu anshomotseho sha ndimo ndaribwa navuga kugeza n'ejo guys mugende mu nkandaho kwa kundi mugende mu nkandaho kwa kundi nise mubwire bijyanye n'ukuntu urimo uritwara abana bakugezeho
gira ikintu uvuga kuri Mutesi Scovia ureke kuza kuvuga ko abahungu bagezeho pe abahungu bakugezeho niba Mutesi Scovia babajwe nuko nta kintu cy'igishundu yabonye kuri Jay nta kintu yumvamo du wabyakiye ute ngo wiki Mutesi Scovia nyuma yuko avuga ko nta gishundu yabonye kuri Jay cyangwa nta nguma bamubonye ko batari kubyiyumvisha unasema nini kuhusu hiyo Mutesi Scovia rero kaba musesenguzi Mutesi Scovia narangije kumurekera niwe uzabikora byose bya Mutesi Scovia niwe uzabirangiza noneho yisereka kamera aravuga ngo akorera Scovia ibyo supermanager yakoreye Melody Funny love ako na Melody bamumugezo nta kintu kizanshimisha ku isi nko kumva Keza ngo yongeye yashatse ni ukuri kuri Imana nta wandekeye Keza ko mukanya gusabye imbabazi akavuga ko mubireka nonzo si byiza kuba umuntu yakongera gushaka bundi buke brown skin urumva wavugishije Sakina ko ari hejuru ubwo usimbutse Bijozi ya kuri Nesura basimbuka kujya kuri Brown wavugishije Sakina ko yanaguhumurira bikakwegera ko ari kukureba Sakina ndangije kureba inzabamo nahise mvuga noneho abantu babaye abagome dumba uziko buri muntu wese babumva ijambo gukubita bitavugitse neza nyine ahubwo umuntu agashaka kurya abivuga nyine mu buryo bumeze nk'ububabaje rero nguyu ukuntu yanditse ngo ubundi se koko bamukubise ko yatubwiye ngo bamuteye ikofe uzi kofe Keza iyo nzi ibyo ntabwo ari sawa iyo nzi ibyo ntabwo nyemeye aguhaye iki agariwe nimba ari inzi ibyo byihorere tubye agubisa akantu ushaka atari akazi ibyo ubundi ese Keza yarari hano ubundi riri niwe nzi bari gushona nawe nagiye yarega hano gushona bigeze nakumenye rero ngiye sinkuzi arongeye hano ngiye niwe ukuze ariko se akakubwira sha akomana we ndumva rero intambara iri ya Keza nagiye urumva uyu muntu ajya baramunterereje nimba uri mubyara wanjye mburi iki kamubwire ntashobora kwicara ariko ngo riratama umva Scovia ukuntu yahise amubwira Scovia yahise amubwira ngo none se ngo yaba yahamagaye iwabo ase nubwo cyaka kuvuga kwerekana ahantu wabyimbye abantu bakavuga ngo ni ibishya wazanye ni ukuvuga ngo Scovia yamubaze ifungura gato mane wasanga karimo grenade nakaboro naguze ko gusya ibirungo ngize ngo ni nk'agapisto Scovia ntago mwigeze ntiyigeze umuha brushette man Scovia yarambaze uziko Scovia yanabirakariyemo fo John ndagusuze John uzi ukuntu abonaga yigira ngako ngo bari abantu ngo bashobora kuba batazi no gukubita oya akantu ko guhamagara ribu yaho utuye ariko kandangije ari naho nyine bihera umuntu avuga ati uvana bishoboka kuba nawe yarize icyo bite ko ari busconniere nicyo ubwira Eminyawe ko ari hano hasi Eminyawe rero ngo bajye mubarira ngo Godva Eminyawe se yarongoye umugore tungana Eminyawe yagize ate nawe yarongoye umugore tungana ako umunwa Emi yabaga afite najyaga ngira ngo wenda nawe agiye kurongora yarongora neza ariko mungana mu myaka aya mu mubyibo oya Megana arashaka iki hano iki Megana mukuzamurire Megana wowe Miss Rwanda
Megan umwe wirabura mwiza. Niwe mwiza nyine. Bamwita niwe mwiza Megan. Mwiza Megan. Niwe Miss Rwanda njyewe nkunda wenyine. Urabizi ko nkunda ibikara. Wenyine. Miss Rwanda yabaga makana bitaga Muheto bro. Ako kana karundi uri no iterekeye y'uboro. Bayita sawa nyine uraje bamaho hejuru. Keza. Bayahinde. Keza yagiye yaryamye. Agende indege zimanuka. Situmeanza. Ariko muri umva simbuza Keza turebe ukuntu. Na mukiri wacu. Oya nsimbuza Keza turebe uko asa. The Ben ari mu bitaro we. Ndabyumvise The Ben ari mu bitaro nawe. Nta bitaro The Ben ari ariko sende gusobanurira kangahe wowe. Kandi mbonye babyanditse ngo The Ben ari mu bitaro. Biriya bintu babikoze The Ben yarega buri munsi bashaka ntabwo ashaka kugira ngo agire akaruka bikamuvugwaho. Bati barakunenga bira bintu bigize haya ku rwibutso yahise agaragaza ko arwaye byahe. Yari afite angine yagiye harafite angine akorora aho gato ntabitabwa arwaye byakugora byahe. Yagiye kwa muganga ngo aravuyeyo bareke gukabiriza. Niba uko nta nkuru zigihaba The Ben ntabwo yagiye kubitara payo mu munsi. Yagiye iyo bamutwaye saa 9 za nijoro avayo. Singuye duba se bavugana ijoro n'amanywa. Agira mituweli? Ntayo. Ntayo. Ubushobozi azabukore bwo kwishyura furura. Ntabwo The Ben kuba yarakunyaze nanjye yaranyaze ariko amafaranga arayafite. So yabikoreye ubushake. Yabikoreye ubushake niwibaze ko nta mafaranga afite. Ibyo no bugize bwana bariko. Muragira ngo tugarure inkuru yo kunyarwanda yakoranye naye bikinega batarashwana ko amakuru ufite bashwanye nawe ese The Ben bamarana ninde bamarana kabiri. The Ben ni njyewe tujye dutindanye. Sawa nyine. Iyo mwihaye kubakare dumba. Niko je. Thank you so much. Habuze umuntu uma Baby Lion. Dumba na barahari. Thank you so much. Sawa nyine. Oh my God. Thank you. Uravuze ngo wajara hejuru we na Keza. Sawa yere guteka ntunyibagirwe. Dumba ngiye no kwigendera giye. Ndeka ngiye ngureho kamera. Uvuze mu kidumu. Murusa ko nanze kumyotongora mu bandeho. Cyangwa bamisubizeho kamera. Ibikoga bingume bindeba ubwiza bwanjye. Ibyo nabyo bime abagabo nibareba Keza bakamuha nanjye abagore ba. Yes kwiza ngaho bwabugamba ruri kuvuga kuri Eva ongera ubuvuye. Eva rero. We ntabwo azohereza bagukubita ataza kubikubitira. Niko vuze. Ngo hejuru se ngo arahari. Eva. Aravuga muri comment nuko ndeba arahejuru ari hano. Ndabona hejuru mu bari bataza amagift arimo. Nyuma ndabona. Ariko umuhungu wacu Steven yarakennye je. Steven ntajya yiburira. Eva ari kukwitaba. Eva komera cyane. Oya, nagiraga kandi ho mudebe ko hari. Oya vuga ukuntu hari umugabo muri mwe n'umurongo ramugura imodoka 120. Ntabwo nakubwiye ngo uwo mugabo aramurongora. Ntabwo ngo uwo mugabo ni umugabo w'umwikundi wamuguriye imodoka. Yaramwandopse. Yaramwikundiye nk'uko twese nyine umuntu ashobora kuza mu mama akakwikundira akajya kwifashiriza. Uko rero niko Eva nayo imodoka nyine Jimmy yakuguriye. Ni we mugabo yakunze akagurira imodoka. Ntabwo yankunze yaranyifashirije. Tujya ko ibintu wavuze byambabaje. Yaranyifashirije kabisa. Ni nabyo nabwiraga Eva ari baragenda mu modoka y'ibihumbi 120 by'idolari. Ni miliyoni 100. Yewe umugabo yaramubonye amugirira aramukunda urukundo ruramusanga mugurira imodoka. Mwavuze igiswahili mwavuze icyo igiswahili ngo amegaramia ngo yarayiryamiye. Oya genda. None sibyo nako je kugarama garamia sikugarama.
ngo yarayigaramiye. Inde wayigaramiye? Dore ukuntu cyayura ayura neza ubivuga. Ngo ninde wayigaramiye du? Ese Godva yo ari yakuri uzonsa udatubeshe ni uwuhe ko namuzi? ari yakuri ari hano ashobora kuba ari mu makomantere. Gendo ibyo bintu no kuzana umuvuze inshuro niba atari ya 11 na 17. Ndashaka kumenya ngo akora iki kugira nazajya kuvuga. Niba wabonye ko ntabwo ibyo ngibyo bigitwika ntabwo mfite kuvuga kurabwa. Oya akora iki se do? Ibyereka nkubwire. Sha uwo mugore mureke. Uwo mugore iyo muvuze impita numva ntangira kugira malariya. Akajya akagufasha dumba. Ariya umugabo aranyitegereza naho naginsi na tetema arambwira ati twibute inyuma y'inzu gato ntabwo ntinda nkozamo ngahita nkuramo. Ati kintu nziza nuko namwimye nkanga ko anjana mu kigundi inyuma y'inzu. So ntabwo watubwiye iyo nkuru ukuntu wamusabye ntabwo byari byiyubashe. Buretse gato dumba sibyo? Nge n'ubundi wenda n'umuntu nabana arasabye hano baranze uburyo nsabamo. N'umuntu rero waburahaga nabana arasabye. Nde wabo warasabye hano. Uburyo nsabamo ni gutya. Urumva gutwa? Ndaza nk'abantu wakimbaye. Saba? Gutyo nyine niko mvuga. Uvuga? Rwakimbaye. Uko nge niko mvuga sinjamenya guca ku ruhande. Ane wari wasaba gutyo bakakiguha. Nta no wakinyima. Oya rega. Impamo ya Mungu. Ega yewe nteye imbuwe. Nteye imbuwe. Ngaho uzabaze ari yakubwira. Izabaze nde? Uzabaze ari yakubwira uzabaze bagaga bakubwira. Erega uracyakubitwa. Uracyakubitwa. Wallahi uracyakubitwa rega nkubwire. Nge nuko nya. Urabesha ayo mata. Uracyakubitwa ndabikuhanuriye. Nge nuko nyaka. Ndorahonda. Ariko cyo iyo byanze kawa zahora zijyana. Bakoshe mana. Guteye imuhe. Guteye imuhe. Inteye impuhwe. Rumba. Nose ko mikari muremure. Nibyo nanjye nkubwira. None ngewe habana umuntu mujya muvuga ngo naramwatse kandi bambwira ngo ni muremure areshana aga ubwo nari inyuma y'inzu nari kwikoranye. Kubikora gute? Wari kujyana yo nagatebe wari wicaye. Ari gutwara yo gasonga bugari roreze. Ni tunatona se. Je uburashaka kumbwira ko umwana muremure yakiguka ukagena muri ibyo bintu byo kuvuga ngo ni muremure ngo reka ngire n'iki. Reka nyine nkurambitse. Mine, thank you. Nkurambitse ko ngiye mangira ngo niba umpaye utaturi ko mu buryo bukomeye ko ngengiraga binsaba rero ko ngutsindagira nka gutsikamira. Noneho rwadumba ngo gihita kigenda. Barimo ndakurikira. Buriya je nari umuhanga mu ishuri kubera gukurikira neza. Urumva? Ewana, jewe iboro byawe na Miki ntabwo mashaka kubivugaho cyane kubera Mika twite. Ariko Miki nawe mukoreye yahise amenyekana sha. Miki ubungu baratwite ntabwo mashaka kumuvuga cyane. Atwite yande? Yade. Ingo? Atwite inda yaga kabisa Imana. Dore yaze kapitene yamaze kugera muri Amerika yindutse mu diaspora. Kapitene Regis yamaze kugera muri Amerika. Ariko Regis nawe agira umwaka. Ari nabonye Regis ariko baratwika. Nabonye arimo aribeshya arimo arakora ingendo ngo zijya za Brazil. Mweba wa diaspora ibyo bintu bibahora. Iriya ni AI ni akavido niyo wakamukoreye.
ntabwo biriya Regis se yakandagira mu ndege. Regis yakandagira ariya, reka mbabarira. Ni akavido ka yayi namukoreye. Arimo aragenda ariko yerekana abantu, ariko bizaza nakomeza akora. Dumba buriya abantu bibereye Nyarugenge n'ijye babesha bagomba ngo ngiye ngo ndi umutraveler, ngo nkunda gutravelinga, bakagira ngo gutravelinga ntibisaba amafaranga. Ibikorwa by'i Kigali ko sinzi bijya bitravelinga, sinzi aho bikura amafaranga. Barabisambanya. Je araje avuze gutya, umwumvishe ibyo avuze. Ibyo avuze sinabisubiramo kuko nta kintu mfatamo. Abakobwa b'i Kigali sha, hari ukuntu umukobwa w'urugo kwije ibihumbi 10 by'abaforowa umubona afite ngo agatike na pasiporo, agahita yifotoza gutya akagenda gutya. Nukaza ako kabora abakobwa b'i Kigali bise b'i Kigali bijya bikora. Umva dva wowe nk'umuntu watembereye ngira ngo urabyumva ibintu Dumba arimo aravuga, bagira noneho utuntu tw'utubage duto, uri wumva utubage duto dukururuka n'agapasiporo mu ntoki, uri wumva noneho agahita agenda n'agatiketi nyine, agaflight ticket, uri wumva aka boarding pass. Noneho ngiye nkunda kwibaza kandi mu nsubiza abana nshobora kuba ndi umuturage, boarding pass uyihabwa utarinjira mu kibuga, biba bimeze bite? Boarding pass uyihabwa winjiye mu kibuga hariya indani neza. Hari abo tubona rero bakiri handi ku bagenda, aba bafite itike bakatiye hariya kuri nuda kuri, ntabwo ari boarding pass baba baguhaye, ariko ari boarding pass. Urakoze cyane. Hari abo tubona bari handi haba handitse ngo abagenda, ariko ukamubona na boarding pass. Ushatse kuvuga iki? Agacunga kakudefata wenda wiviriye ngaho wibera mu Real, uri kumva bwa buro bwana kuvuye kuri boarding pass ubuzi. Uzi ko ubunyire kuri boarding pass akaboro baba barakuyeho, ugasigara n'ikindi, sibyo? Kariya niko badukangisha, uzacunge neza. Hari akandi kaboro kaba katareho, kakandi kajya kavunika kaba kameze akumurambura kazi man. Acho aragakoga akantu agakoga gakunze gukora boarding pass ubundi igira kandi kaboro bavuna bagasigarana. You can check in online and download the boarding pass. Yes. Bacha bonyine gute. Ndakabona. So iki boarding pass nyine twagisigara uzacunge neza. Ziratirwa. Oya, zirati. None se wabona gute boarding pass ukiri mu bagenda? Uravuze ngo bajya ku kibuga cy'indege kwifotoza. Urakoze cyane. Nananiwe kubivuga. Bagenda ku kibuga cy'indege kwifotoza. Serious? Ariko umuntu arakwereka ngo aratravelinze nta murimo. Umukobwa witwa Innocent uramuzi? Ubu munsi umwe nzabona Joyeuse w'uyu mujene agenda arakajya kugira agafite Joyeuse waba umubeshyeye. Joyeuse nzamufatira indege tujye Uganda. Joyeuse waba umubeshyeye pe. Joyeuse tuzajya Uganda njye na Joyeuse. Joyeuse waba umubeshyeye. Azajyayo umunsi naje. Buri abantu bamwe bari innocent nk'umukobwa wa Juno bamwitande Ariel Ways. Ariel we nshobora kuba wenda ngo wabona Thomas Dumba atamugwesha urumogi. Ariel ntagakingura urumogi, ubwo nesa n'urusigayo, ariko Ariel ntagakirwa. Ubuzi ko Dumba yafashe nuza, nabonye we na nuza na Rakinze Imana bari kugurukana Dumba. Kado Rakinze Imana. Rakinze Imana buriya nawe. Shaka nashaka gusuzugura abari. Niba ugiye kumuvugaho muri negative mbo bari no video sinigaragarimo. Uravuga nde? Rakinze Imana ntari biriki. Okay. Rakinze Imana turamwubaha. Ntari biriki kabisa. Dumba ikibazo cyarahinduka bro. Dumba yahindukanye The Ben bari kumwe.
Dumba arimo aramusasira reka nkubwire impamvu Dumba abana na Debene bakazashoka no kubana. Bafite imico imwe. Iyo ni iyihe? Dumba karaktere bagira imico imwe ariko Dumba yakabaye. Noneho Debeni azidumba. Urimo kunyumva? Kubera muzi buriya bindi bintu yigira ku bandi ntabwo ajya byigira kuri Dumba. Kuko baraziranye bafite imico imwe mani. Baraziranye ntabwo biriya bintu yikorera baraziranye. Gasuku ntabwo ushobora kujya. Debeni ni umuntu wa mbere yahemukiye uretse Kasuku. Debeni amaze guhemukira abantu babiri. Uwa mbere ni Jess Squeezer, uwa kabiri ni njyewe. Reba nkubwire ikintu kimwe. Oya mane tugaruke. Ntabwo je Debeni igeze mpemukira reka. Ngo dufata ngaye ngo yamuha mbere. Bamuha mbere. Twagerageje kuvuga kuri hariya kuru umwana bita Godfather bamaze kumwohereza money track. Urimo kunyumva Dumba? Uvugana na Debeni. Yigeze kuri hariya kuru ugira kugaruka. Nta kosa Debeni yigeze ankorera. Uzamubaza. Hanjye ngiye ku giti cyanjye. Ubu butumwa ngiye kubuguha Debeni yarambwiye nzabuguhe. Yarambwiye ati ahantu muzahurira itegura ingumi. Reka nkubwire Du. Ibyo ari kuzabikora Godfather w'uruzingo wa kera ubu ngubu nsigaye mfite ikono. Urimo kumva namukubita wigikamuvamo. Wamukubita? Wigigatumba. Ntabwo bishoboka. Bidari bya. Bazagukubita. Ibyo ngibyo nureba ko Jess Squeezer bamukubise. Nako bakubise Kasuku n'amatama yabyimbye n'inuza zose. Wowe bazagufata n'uru ruzingo bazakugira kuzobona. Urwa kunyumva Dumba? Bazakungunyesha nkoje. Ntibishoboka inzira wongera ubwiragire. Ino baramfuna yo kwirya bisigaye bingora witewe n'ukuntu abantu bashobora gutekereza ko nanjye nayobotse. Urimo kumva Du? Ibyo ni iterabwoba bro ntibazaze gutera ubwoba. Oya ntabwo nayibye nyinshi cyane imbere gutya ndayigira gutya ngo katurebe ukuntu yirya. Ariko urabizi ko bayinyunya ntabwo bayirya uko nguko uyibona. Yenda gashahurwe ndayinyunya. Ntabwo bayirumaruma. Rero mbwiza ukuri nimushobotse mwa bagabo. Nayinyunya nyene. Mera nkaho wishyira mu kanwa uyimanira yo gutya uramenye. Aha Dumba uragenda ukantenguha nkabona ko ari impamvu utavuga kuri Semuhungu ntabwo ari uko udafite ibyo kumuvugaho. Ngashaka kubitekereza wenda Gasuku ndabyumva yaragiye nubwo tubeshya ngo yawuvuniyemo abona kuryama kwa Semuhungu. Ntabwo ibyo ngibyo mbyemera wenda ndumva ko bafitanye umubano wihariye Dumba. Yo. Reka Godfather. No reka muhereze ngukubita ubwimi. Sibyo? Inkuru ya Semuhungu. Itarana batwe twari tuyizi. Nge na Dumba. Jewe kanze gusobanurira ubwo ngibyo uri kumbwira. Mutekereza ko mwari muyizi ariko nanjye nari nyizi. Reka nkubwire inkuru ya Semuhungu igihe yatangiriye. Inkuru ya Semuhungu yatangiye igihe yazaga hano agatangira gupretendinga ko wagiye kubyara umwana. Kuby'ubutinganya ari kubivamo uzi ko nicyo kintu utamubwira ngo yazabira yakubwira ko ariko yavutse. Ariko ibi bintu byaramusunitse agera aho azana atubwira ngo afata uyu mupasiteri Hakimu wawe barapanga bahanura ko yeruke Semuhungu agiye gukora ubukwe ngo n'umukobwa. Semuhungu atubwira ko azabyara mu kwa 11. Kuza hano kubitubwira was like passing the message kwerekana ko bino biboro yabivuyemo noneho n'ababyumva bumve ko yamaze kundi muntu. That it's ibiboro byo byamudrivinga kuza kugira naho azana apanga n'uyu nguyu nizinda kugira ngo batubwire ko agiye kubyara. Urukumva bafatura pastor uyu Hakimu ngo buhanuzi bwatazwe ko agiye kubyara umwana. Mwagiye mureka noze ngo ntabwo nari mbizi. Urumva rero urotegeza ko bimenye ejo bundi noze kweka n'ibyo breaking inkuru. None se ntegeza ko mwabimenye kubera iki mwabimenye ntimubikumire kugira ngo nibije hanze bikagera hafatwa kuki mwamugiriye inama. Umva se
mwahishiriye icyaha niko uvuze uravuze ngo mwahishiriye icyaha biriya bintu byabaye mwari mubizi ntimwatangira amakuru ku gihe bana barafu mu kanwa usubize nuvuga ngo wazanye umuvuno wawe ndumva hano iyo adashaka gusubiza ikintu arikurugutura none nawe wazanye barafu ndakubaza ikintu ukarya barafu Pastor Kimu nari nzi ko pasiteri wacu udufasha ahangaha mu buzima bwa buri munsi aduhanurira agira gute none ngo dufate utangira ngo uyu Pastor Kimu oya ndakubujije nkubwiye ko yagiye gusengera iwe ntabwo nkubwiye ko hari ikindi byabaye garuka ndumva ari kuri telefone ntabwo garuka nonaha nakwambia ukweli guys mugeze kuri 15 ndumva hari ibintu nshaka kuvuga uratubwira inkuru urayivimuza ukuntu byagenze ndumva hari ibintu nshaka kuvuga bikubaza iyo nkuru ni uratubwira uko mwari mubizi imbere kurusha mbere yacu inkuru urayivimuza ndekubwira ngira umwana gukanda akabwana uhita utubwira ukuntu inkuru mwari muyizi mukayiceceka ngiye kubabwira ukuntu ngo witwa Ari yakuriye abeshya abantu ko ngo yaguze indege niko aho ngaho uribeshya reka hari ibintu reka tukubwire je erega ibi bintu urukumva niba utabona ko ibihe byarangiye byo kujya dufata bano bana urimo kumva erega munabibaturiro wasanga yazana yigura why not rayigura reka twigire kuri ntoki kuki abesha none tugende tujye garuka inkuru yase mu mwari muyizi indege ndabaza inkuru yase mu mwari musanzwe muyizi kugura indege bimeze nka muntu twavuga ngo ufata kuri telefone akiri mu bagenda Dumba niba avuye kuri telefone ngwino tubwire